bituma nkuratanyamibwa y'igikundiro bituma nkurata kore nizabaringa ngiye ari nka management nigeze kubamo kantu kabaringa niko kabi bro zirahari rwose ntabwo ari kukubeshya agubaza abaringa wayisobanura ni baringa Baringa ni iki kuvuga Baringa? ngo reka mbikubwire abandi umbwira mukobwa icababaje umutima wawe wazize iki mukobwa mbwira se mwana wa mama wirira mwana burya abantu uzabona basa neza cyane bambaye neza bifunze nka dadi abana basaza umuceri Bambaye azagira isoni umuceri barawumenye none urumva mani umuntu uzabona yifunze yewe n'abari mu modoka benshi bari mu modoka zitari izabo urumva uwambaye neza urukweto rwiza abenshi burya nta mukobwa aragupropoza ngo mukundane ko uri en couple imeze bite ko mbona ukonje imeze bite byagenze bite ni imvura ni iki yes umeze ute Deri shameze fresh so guys nibaze ko mumeze neza ni wa mukobwa wanyu Christian ko musanzwe menyere kuri BC TV show ni channel shasha na manda yababarira misi yose nawe meye kuzanda badana ibiganiro bitandukanye harimo abantu biwacu mu Burundi cyane cyane no ngaha mu Rwanda ko yariho ndi kuno munsi rero kuri kamera za BC TV show murabona umuhungu mani ni bogari wa mugari w'abanyarwanda ni bogari utangiye kuneza abantu oya ndetse sibyo mani basa n'ibyo byari birimo tugiye kuganira mu Kirundi Deri okay it's okay tugiye kuganira mu Kirundi ntucumva ndacyumva cyane kabisa nakukivuga ndakivuga uku kuboko kugo dore ukanutanga kuri budget dukorana koko ni kwangana guko aryo bwashizemo hashize igihe kingana iki ashize hari mu kwa gatandatu mu kwindwa umwaka weze 2021 hashize igihe kinini urumva ibiryo byose nariye nta biryo ngira ahubwo uterura ibiryo nariye byose urumva biracyahari okay turakwakire kuri kamera za BC TV show bana murakoze cyane kabisa meze neza ndishimye ndumva meze fresh umusoko wabaye mwiza ayase kandi nukuri wabaye mwiza bagende utangiye kumbwira sinurika kubikubarira ikiganiro aribwo kigitangira nkubwiye ibyo ndiko ndakubona aho kandi urumva sindi bwinjire cyane ntabanje kukubwira ibyo ndiko ndabona cyakora urakoze cyane imana yagucyubahiro ni je ndabikubwiye ko wabaye mwiza gusa ni wowe wenyine jenyine ntibakubona abandi rero ntago sinzi abandi ubwo batinye kubivuga niyo ari cyangwa se uri muranambeshya iyo urabyubona ndiko ndakubeshya gade shana no kumbeshya buriya abantu b'iki gihe tugira injuga nyinshi cyane oya kandi nawe mba mbona ugira injuga zawe byanashoboka kugira ngo tubeho so guys bakunzi ba BC TV show ni Derrick benshi baramuzi ku ndirimbo zigiye zitandukanye bavuga couverture cyangwa cover n'amakava tu mu Gifaransa simbizi mu Gifaransa ntago nzi ko cover ni iki mu Cyongereza ni Icyongereza ni terme abantu benshi bakoresha cover nyine n'amakava yo mu Gifaransa usanga banditseho ko ari cover nyine basinzi niba ari ndi terme okay nari mvuze ngo couverture so numwe mu batipe bakora cover y'indirimbo za kera ntotinya kuvuga ko abikora neza cyane nta byinjuga nkuko yavuze ngo nera injuga nta njuga murabizi benshi barabonye ikiganiro twakoranye cambere baragikunda ndavuga ati kubera iki ko nabashije kugira uburyo bwo kukuronka kubera iki ntuguhamagara kandi ngo dusubire tuganira afite ibikorwa byinshi amazemo igihe akora tugiye kuganira ariko turasimbukira no mu buzima busanzwe de cyane ngiye burani nabyo nkunda kumenga ufite isoni none oya nta soni nazi ariko buriya kamera yigutunzeho wenyine sinzi impamvu ahubwo wawihishe oya wawihishe niyo mpamvu ushobora kuba muzindi ngenda kuri kamera gusa ko nabonye ufite inzobe narabye nitujya hamwe n'ukuntu irabura ntibikunda ndagenda inyuma nawe ninde nzobe basha batubwira abantu banzi barabe na Derrick uraza kutusobanurira impamvu mukunda kwihisha inyuma ya kamera oya frema je nagiye kubera unsumbye inzobe naca nirabura gose oya
icyo wakishe ntabwo ari iki. So ni Derrick muzi ku ndirimbo nta cica nk'irungu. Umva imwe mu ndirimbo zanje nkunda ntashobora kurara ntumvise. kabisa Ndi umufana w'iryo ndirimbo. ndabizi cyane kabisa. Hakaba hariho n'indirimbo aheruka gushira hanze ya papa wiwe ariko iramaze igihe nk'amezi angahe. Meze nk'amezi ane gutyo. Okay, hari n'indi ndirimbo mana yanjye uranye butade. Iri amaso akunda. Amaso akunda ya Christophe. Iyo maze iminsi mikeya tu. Maze iminsi mikeya cyane igiye hanze. So Deri kugira ngo rero abantu baje kumenya umuntu turi kumwe urabanza kore mugabo vuga ko ngira amenye ati ninde turi kumwe. Hari abantu batakuzi neza cyane isura. Ni benshi cyane. Ni benshi cyane. So turirimbiye. Numva je ndakubwira ntacisha nk'irungu. Okay. Kumbaririmbira akaririmbo abantu benshi bakunze nako karirimbo katumye abantu benshi bamenya. Gature n'abantu badukurikiye by'umwihariko abantu b'abamama n'abakobwa n'abantu bakuze cyane ntabwo naye gutura utaza kugira isoni n'ubwo atari kugufata. Bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose, nyamara wowe hogoza n'ubu ntabwo uragahinyuka, bituma nkuratanya nyamibwa y'igikundiro, bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro. Wakunze ukuzi neza wenda ibyiza bihabya cyane, uko matanye ingabire uzigukundisha isi n'ijuru, bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro, bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro. Genda wambara ikamba kundi ukeshe bagenzi bawe, wihakanye umuryano komeza ukunde kutwibuka, bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro, bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro. Yesu wanje masha ndashaka kuba numva umengo erega uhejeje ndiko ndasinzira kwa Mungu. Kireka bagutunze nka kamera niyo byari sawa. Bibaze ko mbuze ikintu mvuga. Iyo ndirimbo mfite sinari bwaronko kwa kuntu nkunda irya ntacisha nk'irungu, iyo sinari bwayumve neza ngo nyijemo indani nyumve, ngo ubunye niho mbashije kumva ibintu wowe ukora aririmba. Indirimbo ni nziza cyane, abantu bayikunze ari benshi, niyo mpamvu nkunze kwiririmba. Hari abantu benshi cyane bayikunda benshi, kandi indirimbo yagize imbaraga ariyo yisunitse. Hari igihe indirimbo imenyekana kubera imbaraga z'abantu bayiri inyuma, ariko hari n'indirimbo iza ikijyana ukayumva nyine ukumva ukoze ku mutima. Nanjye njya kwisubiramo ewana. Ariko iyo ndirimbo ni iyandede. Indirimbo ni y'umugabo bita François Nkurunziza, ni umuntu nkunda cyane nanjye ewana, aranyinspira nyine, afite ibihangano byiza cyane. Kumengo ni wa kera aracyariho? Sinzi ariko aracyariho, aracyari ariko ni uwa kera. Ndumva akiriho, ngize n'amahirwe nazamubona. Umuhungu turi kumwe ni umuhungu wa Gakwaya Bernard, nibyo ra? Nibyo kabisa.
dama kumenga ubanje kubicisha ku ruhande ngwe nibyo kabisa nibyo Cyangwa nuko nyine kurimbira nuko nari nsanzwe mbizi kubizi nta kantu wongeye munsi sawa kandi wari ubimbaje ngo nibyo se So nizanjuga zawe nari ndimo mvuga mu kanya nta kaje njuga ntazo nararabye gusa ndagukurikirana niyo mpamvu nce ndabyibuka ariko ku bantu banabibonye barabizi ko nkunda gukurikirana ibikorwa byawe ni indirimbo wumva ko imeze neza harimo amajambo ameze neza cyane ariko umuntu akibaza Derrick kubera iki ukunda gukora amakaba kubera iki tutobona Derrick ari gusohora indirimbo ze tutobona Derrick ari afise nka album nk'indirimbo ziwe nyene apana amakaba ubundi mbere yo gukora amakava nari mfite indirimbo zanjye nari mfite album yasohotse mbere y'uko nkora amakava ibintu by'umuziki buriya ni ibintu bigoye cyane ni urugendo rukomeye cyane iyo udafite ubushobozi udafite abantu bagusunika nta hantu wagera niyo waba ufite impano imeze gute ntibishoboka kuboneka nk'urutipe rwo mu babosi n'umwe rwo murafite amaheri wanyu bro buriya rero ijisho rirabeshya urimo urabiseka nawe oya nukuri uboneka ko umuntu nyine waba ari ababosi arasa amahera aya iwacu ntabwo turi abakire ntabwo ndi umwana wo mu bakire ni kwa kundi nyine imana ifite ukuntu yakuremye ifite n'ukuntu ugaragara ariko ntabwo ndi umwana wo mu bakire iyo mba ndi umwana wo mu bakire uyu munsi nakabaye ndahandi hantu ariko rero urugendo rwa muzike ni urugendo rurerure bisaba izindi mbaraga ntabwo ari umuhanzi wenyine ushobora gukora wenyine ngo ibintu bigende umuhanzi we ku giti cye ni uruganda biba bisaba rero ko urabizi nta ruganda rukoramo umuntu umwe iyo muri benshi rero nibwo uzabona umuhanzi ibikorwa bye bigeze ahantu kure kuko ngewe mbashinzwe kuririmba mbashinzwe kwandika hari abandi bakora ibindi kandi nabyo bisaba imbaraga bisaba n'ubushobozi rero biragoye harabura ikiganiro harabura iki kugira ngo nyine ego ba abaho azowe ahantu hose ngiye musa umeze bibi wanze kwigaragaza baguha agatebe wicare hano dore ko rajya inyuma ya kamera kwega agatebe wicare tuganire usanzwe turi kuri iyi minsi ni sawa erega dore ndabona cano yabaye cano ibyo bintu byo kwinjira ariko rero ibintu byanyu nabyo ndazi ariko man simbe mbavundiye bo oya nari kabiri Ano bibaye muri salo bibaye muri salo yo mu nzu ibyo magambo ugira abana turi mu kiganiro ubwo rero wagiye gushya agira story za danje iyo turi kumwe mba nasetse reka ni ikihe kintu kimusetsa turi kumwe nyine ibintu buri kuvuga tu birasekeje ndasekeje honyine kumuraba isura y'uratwengera sibyo ahubwo uwo mwana je nawe ndapirasa ko mbona dusigaye dusamana umutwe se oya mugabo ya kwa Derrick yarirabura iwawe mengo arasa na shokora uyu mwe afite mu maso nanjye mfite mu maso hiwe okay yeah Kristo imeze bite mu kiganiro rero twari kumwe na Derrick tuko turaganira ku muziki wiwe waramutse abakunzi ba BCTV nawe na BCTV umeze fresh ni Daddy umuhungu w'abanyarwanda ni Daddy okay Daddy wahe Daddy w'Ikigali mu Rwanda Nyarugenge nk'umuntu ashaka kuba kubonye ari ubwa mbere umubwira gute kugira ngo nyine yumve ko umuntu utwinjiriye nini Daddy ni umusani akaba n'umunyamakuru okay ni nka yanzu mbera byombi Jenisa ku bantu bari buze abantu tutari tukuzi turakumenya ntabwo ari umuzi ntabwo wabibonye bageze hano nk'hano ntabwo basigaye banyita umuhemu umwana kubera iki banyitirira ya ndirimbo umusaza afite indirimbo nziza amana narumubona nyine gutya iyo umubonye gutya kuko ngiye tuziranye cyane mu bintu by'ibinyamakuru ariko ugiye kureba nyine imiziki yo ni myiza cyane ntabwo wakwemera ko ari wa wundi usanzwe ubona kuri kamera akaba arantwiki ukora kuri Goodrich niba ntihenze ni Goodrich akaba uri n'umuririmbyi Goodrich umunyarwanda aririmba indirimbo turaza kubigarukaho hanyuma tubandanye na Derrick reka aratubwira ndiko ndamubaza impamvu ushobora kuba uri kugaragara mu makava utubwira ko hari indirimbo za album ariko ntabwo amenyekanye ni ukuvuga ngo ibintu byo kuririmba nabitangiye nkiri umunyeshuri nari umunyeshuri niga segonderi njya muri kaminuza urabizi umunyeshuri nta bicera bafite n'ibyo byose nabikoraga mfundika hanyuma aho ndangirije kwiga
nza kugira igitekerezo cyo gusubiramo zino ndirimbo za kera ubona zirimo zirasa nk'izibagirana kandi noneho gukora amakava nta bushobozi bwinshi bisaba buriya nshobora gushutinga kava nk'eshanu cyangwa 6 umunsi umwe ariko ntabwo nakora video zanjye umunsi umwe 6 cyangwa zingahe. nicyo kintu twari turi kugarukaho uvuga ko ataburyo harabura ikide harabura ubushobozi nyine ubwo bushobozi kubera iki novuga ko hari novuga hano nta babyita gute amicale des musiciens yo hari ibyo by'iwacu oya nta bihari hari abantu bashinzwe ibintu bya muzika rya babita gute manager n'ubundi oya ni ishami ni nk'agashami ka minisiteri ishinzwe ibintu by'ubuhanzi ariko se niba biri mu muco na siporo n'ubundi se biba birimo ariko hari n'urugaga rw'abahanzi ariko urebye nyine njye mbona ari ku izina tu ni ku izina kidasanzwe badufasha impamvu uzi Kristo impamvu nyine iryo zina ritakomeje kuzamuka ngo imikorere yabaye mike kuko no kuvuga ngo icyo kigo gishobora kuba kiri ariko kidakora aho kantu turakamenya ntabwo twari ibyo nkibaza hari amarebo menshi ngaha hari abantu usanga hariho abaririmbyi nari buvuge ngaha mu izina batanguriye hajya nyene muzi namwe ubageze kure ko arakora ibyabo kubera ko ibyo ariko udashobora kumubona ari kumwe nabo canke kuko utobarondera kugira ngo mukorane ibihangano ni ukuvuga ngo hano mu Rwanda ikintu cya management nacyo kiracyari hasi cyane n'abantu bakora management hasi urebye abantu benshi usibye ubu ngubu birimo birahinduka ariko management zikunda gufata umuntu ufite ahantu ageze management zo mu Rwanda nyine sinzi baracyafite ikintu cy'ubwoba cyo gushora mu bahanzi biragoye kuba umuntu yafata miliyoni ziwe akazishyira mu bahanzi akavuga ati ngiye gucuruza uno muntu ibikorwa byiwe kugeza byungutse rero n'ababikora usanga ari bamwe buri ugiye kubara management zihari wazibara zifatika kore n'izabaringa ngiye ari nka management nigeze kubamo kantu kabaringa niko kabi bro zirahari rwose ntago ari kukubeshya agubaza baringa wayisobanura ni baringa ni ikigali ngo reka mbikubwire nuko ngo baringa ni ikintu cyitwa ko gihari ariko ego baba kidahari abo kantu ka ego baba kiba cyitwa ko baringa yawuzanye urumva bani turaza kubaza baringa bandike muri comment badusigure baringa icyo ari nicyo nari ngiye kugusobanura nuko ngo baringa duhere kuri baringa ubundi baringa mu kinyarwanda baringa ni nk'iki nko kundi ushobora kubona ikintu kidahari tuvuge wenda nko mwijima kubera ubwoba ukaba wabona ikintu ukikanga ukabona nk'umuntu kandi adahari icyo rero bita baringa impamvu rero mvuze baringa mu bintu bya management hari management za baringa byitwa ngo baramanaginga umuhanzi runaka ariko nta kintu bari kumukorera ngiye byambayeho nabaye muri management umwaka wose urumva yewe baranabyamamaza ko ari rebo nshyashya twagize bano ba Nyakso twarabanaga muri rebo focus makuru mba nyafite ntabwo genja ariko kukibivuze ndawumena iyo musaza agiye gutuma n'ibintu ngiye kuvuga ngiye kubyiba iyo ni Kristayi ni business no kuvuga ngo nabaye muri iyo management n'aba Nyakso n'abandi benshi bambabarire kubivuga kangusegure impamvu mbivuze nuko iki kiganiro cyawe sibwo bwa mbere uvuze ngo rebo wahereyemo harimo na ba Nyakso nta bantu batayizi rero iyo uvuze nta yindi rebo yahereyeho Nyakso abantu batazi tari the focus naye bari bazi nawe kumenya umuceri gusa Jesse narinda yizi kubera ntaba mu Rwanda ariko hari abandi bari kubivuga gutyo bagaca bayumva bari kubyumva ariko benshi ntago babizi hari n'abandi bahanzi benshi twabanye ntacyo batubandanye tuzogakata ariko abantu mumbabarire kuba nkoresheje akantu kabaringa nagakoresheje nyine muri rusange kugira ngo usobanure ibyo nashaka kuvuga hari igihe uba muri rebo ukayibamo aho kugira ngo iguteze imbere ikagusubiza inyuma njye nabaye muri rebo umwaka wose ariko byarabananiye no kunkorera audio imwe byibuze wari urimo ukora iki rero mu mwaka wose wari gukora iki byitwa nyine ndi muri rebo irebo rero iba ifite ibintu utazi ukuntu bimeze bitewe n'imikorere yayo n'indirimbo nari ifite byarabonaniye kugisohora umwaka urashira kandi icyo kiba kibabaje iyo uri muri rebo nk'iyo ngiyo
ntubu nemerewe no kwikorera bro. nta kintu wakora ngiye wahageze igihe urumva mbere y'uko njyamo nakoraga movement zifatika narimbaga mu bukwe nakoraga muri studio nafite indirimbo zanjye n'iki ariko nkimara kwinjiramo byabaye ngombwa ko ibyo bintu byose bihagarara. ni ukuvuga umwaka wose nta kintu kimwe bigeze ukora yaba y'amakava yawe nta kintu na kimwe nigeze nkora n'amaproje nari mfite wari agasheke wari wakaronse ugiyemo kwaguza ni gutyo nyine urumva ahubwo nari mfite inyota numvaga ari n'amahirwe ngize kuba mbonye Derek rero Dadiana duhenze ndakwereka impamvu yaduhenze bahere boss wanje ari inyuma amwerekana ibirombe yambaye ama basi gushika hejuru nta muco mbere ukuntu yobora amahera none se reka ahubwo buriya rero kankubwira nakubwiye ngo ijisho rirabeshya none watubeshya ibintu wambaye ntibibaho aya ni ama honyine umuntu agerageje kurabana ama ahubwo nizere ko atahano nizere ko adataha muri za karitsiye twe dutahamo kuko hari amasaha ugera ukabanza kwisaka ibaze reka nkumenera ibanga sibyo nkumenera ibanga rimwe ni ukuvuga ngo cyane cyane hano muri Kigali burya abantu uzabona basa neza cyane bambaye neza bifunze abana basaza umuceri ezagira isoni umuceri barawumenye none urumva mani umuntu uzabona yifunze yewe n'abari mu modoka benshi bari mu modoka zitari izabo urumva uwambaye neza urukweto rwiza abenshi nta mafaranga baba bafite ariko kwa ko bazi kwitaho cyangwa se avuga ati ngiye imbere y'abantu gutya iyo ni system ya Derek uyu muntu igarandengeye nyine reka ubundi uri kureba kino kiganiro ufitiye ideni wambaraga amafaranga ntayo mfite urumva nibanga nkumeneye ugiye kureba umuntu nko ukareba ahantu ataha ukareba ubuzima abayeho ngiye ni ibintu niboneye n'amaso yanjye kandi nanjye ubwo buzima mbubayemo sibyo gusa ntuzarebe umuntu guhita umujajinga n'umuntu ugafite amafaranga yambaye isaha nziza yambaye urukweto rwiza hari igihe aba yabikodesheje cyangwa se yanabitiye ufite n'iduka amamariza rikakwambika by'umwihariko nk'umuntu iyo uje imbere ya kamera ntabwo uba uzi ngo ninde uzandeba uba uje gucuruza muri kano kanya Derek yakodesheje nta kintu nakodesheje nese ntiwumva ibintu biba byumvikana guca hirya no hino tuze kuva ngaha ngo ndabwire ubwo buzima nabubayemo kandi n'ubu ngubu kuba wenda ntabikoze si uko ntari mbishoboye kuba naca ahantu nkashaka umwenda mwiza nkashaka isaha nziza iyi myenda abantu benshi barayizi sibyo n'isaha abantu barayizi ariko kuba navuga ati byibuze rimwe mu buzima reka ngura isaha nziza reka ngura impeta nziza ushobora no gusanga ari kado urumva birashoboka cyane 100%. ntabwo ari ibintu reka tubifate gutyo sibyo birashoboka cyane ariko kuba umuntu yambaye ikintu ayo makadomo yakuraho abantu bagitanga akadomo muri iyi minsi uzi ukuntu bakubwira covid shango covid ngibaso bya covid igihe umuntu agukunda n'imodoka yayigura isaha ntabwo ari iya mbere ya covid yakiya mungu dore ngaha nabirahirira uyu mugabo namaye interview ushize ntayo nigeze mbona mu kiganiro bisigura ko ari shaje Derek nagaruka ku kintu cyo gukunda ebana ndaza kugaruka ko hanyuma ndamwibikiye iki ni ikintu ndimo nkubwira nyine burya ijisho rirabeshya kandi kuribeshya ni ibintu byoroshye ushobora kuza hano nkakwishushanyaho nkaza nambaye uko nshaka nkavuga uko nshaka bitewe n'ukuntu wowe wenda ashaka kukwiyereka n'urugero rero ubwo nugendera ku bintu ijisho rikwereka ni akazi kawe burangiye umuntu mufata uko nabibonye muri mu buzima uko yaje ntago nagufata uko yaje ushobora kuza uko ushaka bitewe n'ukuntu ushaka kunyereka ntago nakubona bwa mbere rimwe kabiri gatatu ngo ngufate uko nakubonye ahubwo mu biri bya bintu uvuga no muri bwa buzima bwa navuga ngo buri externe niho nkurebera ubundi bajya banga abasani ngo bagira ubuzima buri inyuma ya kamera ubuzima buri inyuma ya kamera umuntu aramutse murabye Derek ntabyo muha twigarukire ku muziki wawe Derek ni indirimbo cyane wasubiyemo y'umwe mu baririmbyi b'abarundi ba kera abarijenti ba kera yatumye ukundwa cyane mu gihugu cy'u Burundi ari niyo mpamvu novuga ko hanini cyatumye ndakurondera ndagushikirize bimwe mu byo bantumye bambwira ko ndakurondere baragukunda kanshi byiza cyane kuce wiga none none musaza ntabwo ibyo bintu ari byiza mani mu bihembo dukorera icyo ni cyo kintu cya mbere buriya Krista
nzi kuba muri media sibyo madam sorry kuguca mu ijambo ariko nta kintu cyiza kibaho nta kintu cyiza kibaho nko kugira resultat cyangwa kubona feedback y'ibintu baba bakoze twese tubibamo ejo bundi turimo gukorana urabyibuka dukorana interview narakubazaga ugeze aho uranserereza nkambwira dadivi umuziki wawe wagaze neza n'umuntu wumva uburyo ndirimba arambwira ati mayaze neza na videos buriya na video mbijya nkora ariko warambwiye bro kuri ikintu iki nabyo bibaho uzasubiza ariko urangije urambwira ngo ese man kugira ngo ujye mu itangazamakuru nuko byari byanze mama kana arushyizemo ko atari sawa nakubajije yes kandi ubwo nari nemera guta gukora no kuri kamera ugataha kuko umuceri yarawumenye ariko iki kintu nari ngiye gusegura ku kintu cya Derrick kuri Republic y'u Burundi ari nacyo cyatumye bagutuma kugira ngo wenda muhure na Derrick nta kintu cyiza nko kubona resultat y'ibintu baba bakoze nk'ubu ngubu uko ubona ukora channel yawe ikazamuka biragushimisha niyo mpamvu wenda ushaka gusanga yes mwumvise rero nari ndabandanya mbwira Derrick bambwiye ko bamukunda nkakubaza ati niki kintu wovuga ku Burundi mbega Burundi wobuzi iki si tuko hano tuvanye yuko waririmbye indirimbo Burundi wobuzi iki Burundi rero Burundi bufata nk'igihugu kibyeyi nkuko mfata u Rwanda Burundi niho hano navukiye papa wanjye nawe niho hano yakuriye ni naho yavukiye ariko ni umunyarwanda mama wanjye ni umurundikazi ariko uyu munsi nawe kumwe n'umumetisi wabaye niyo mpamvu asukuye umumetisi urumva no kuvuga ngo amaraso yanjye ni amarundi ni amanyarwanda kuvuga ngo Burundi mufata nk'igihugu cyanjye n'ahantu nkunda buriya kuri iyi si ibihugu bibiri nabamo bya mbere bishyize ku murongo u Rwanda n'u Burundi niho hantu naba nkumva ko ndi mu rugo rero niyo mpamvu nabona nsubira muri indirimbo z'i Burundi kumva ndavuga ikirundi neza kuko narahavukiye narahabaye uheruka mu Burundi ungana gute Derrick birukayo 2019 numva ntabwo ari kera umuntu akibaza hari umuntu nyene bambaje ati avuga ikirundi arimbo ikirundi uramutubariza ahantu biba bya umwanya mutwara kugira ngo abashe kubisubiramo neza nuko narahabaye kandi ikirundi ndakizi tunyurizemo kajya karimbo k'ikirundi tugakore k'ikirundi kubiti okay reka noneho kubite mwumve kambarembere indirimbo y'ikirundi nkunda nayo nayisubiyemo ntago ari nta gice nk'irungu nta gice nk'irungu ni ya kabiri rero mbega mukobwa kugenda byanka ikiga mwana wa mama mbona amaso yabaye umunani ikiga mwana wa mama ko wicurikira nk'umwana w'imfuvyi atagira iyaja amosozi yawe yirirwa aratemba nk'amazi ya mubarazi ko kera washogomanga nk'abandi ko kera wahora usimba indero nk'abandi umbwira mukobwa icababaje umutima wawe wazize iki mukobwa mbwira se mwana wa mama wirira mwana nabonye impamvu uziko Kristo uziko rero mukobwa mbonye ugira amarangamutima ibaze niyo mpamvu aba yihishe sinoreka kuvuga ko mana uri umuhanga kuri ko imana uri umuhanga sinzi impamvu kubitaratwara awadi wa muhungu ariko igihe kigena byinshi tu ariko no mu bintu bituma uno munsi ntarabuminga ngo nzamuke nabyo mbishimiye Imana
kuko muri runo rugendo ndi gukora uno munsi hari ibintu byinshi ndi kubaka ubu ntabwo naba ndi umuhanzi ufite izina riremereye ngo njye gukora amakava urumva ntabwo nakabaye ndi kubikora kandi ibintu by'amakava ndi gukora nabyo bizaza mu rugendo nagiriye kuri iyi si ndabizi hari abantu benshi byafashije hari abantu benshi bikorera hari nk'abantu bajya bampamagara bakambwira ati ngiye sinshobora kubyuka ntumvisha indirimbo yawe cyangwa se umwana wanjye ntashobora kuryama tumisha urumva icyo ni igikorwa cyiza urumva rero mu rugendo rwanjye rw'ubuzima ndishimira ko byibuze uno musaruro hari icyo wakoze hari icyo nakoze kandi nigiramo byinshi of course hari n'abantu bankunze kubera ko nasubiyemo izi kava munsi nari imizajye ibintu byose tuba tugomba kubishimira Imana ko niba izi impamvu biri kuba kandi n'ibindi ibyo byose mvuga ngo ukinazamuka igihe kizagera ndabyizeye dore kwagaze neza jewe hano mari muri side ebyiri n'abantu badukurikiye baze kubyumva neza akenshi nk'uko ndi umuririmbyi nkaba n'umunyamakuru ariko nisanga cyane itangazamakuru bwo kuko no kuririmba ariko mba numva passion cyangwa uburyo mbikoramo nikanga naho yanganira n'umuntu nkumva nkamumenya neza none amahirwe hano ngize abana nasanze muganira ukanama n'ikaze abantu bamwumva bamenye wariyo hari ikintu waruvuze uvuga ngo wenda ngo natangiye nkora amakava ngo ariko ngo umuririmbyi mbaye mfite izanjye ntabwo nakabaye nkora kava urabyemerewe izina deja rifise ufite ibintu bibiri izina ryemerewe wemerewe no gukora kava uri n'umuhanzi ufite izawe nibyo izina ndarifite ariko izina abantu benshi bamenye kubera amakava ariko iyo nza kuba naramenyekanye kubera ibihangano byanjye ntabwo abantu nari kuza mu makava ngo babyakire fata nk'umuhanzi wenda uzwi cyane usanzwe uzi wamubonye none arimo arasubiramo indirimbo z'abandi kandi abikoze rimwe kabiri gatatu wabifata gute ngahita avuga ko nyine ikibuga yagicuritse niyo mpamvu ushima Imana ko uyu munsi ngiye yampaye umwanya ko cyangwa niyo strategy wakoresheje strategy wakoresheje kugira ngo bigende ubanze uhere kuri kugira ngo ubanze uhere kuri ndabyibaza nakubwiye ko nahereye ku ndirimbo zanjye ariko Daddy Jesse murameranwa Daddy bavuze ngo wakoresheje iki nakavuge nyine niba yakumvise buretse gato ubuze ngo warumvise gakoresheje iki strategy man strategy warumvise ngo ni etage nahagara etage na strategy umfatira ku kantu kaza kubika yabona ugiye kuba umusitari kubera ako kantu kubera uyu bya strategy mwagiye uko atari byiza ko ariko biremewe Imana ziriya ndimi ngewe niyo nzivuga ntabwo njya mbyitaho ngo ndabivuga neza nk'igifaransa biriya byo gupronounsa n'ibiki oya uko bije niko mbivuga nta bantu mfite tugana ku musozo w'ikiganiro ni iki kintu wabwira abarundi muri rusange kubera ko ntibanyumve nabi ngo mvuze abarundi gusa mfite nuko baramukunda barantumye ni iki kintu wokumva wababwira ni nk'iriya jambo wababwira cyane ko bifuza ko wogenda no gukorerayo ukabaramutsa ngiye mbibona cyane bajya banyandikira mu minsi ishize hari umuntu wari ugiye kunyishyurira indege ngo njye kuririmba urumva biza gupfa nyine ntabwo hari akantu kitambitsemo abarundi rero ikintu nababwira ni uko ndabakunda cyane mbafata nk'abavandimwe kuko nanjye niho navukiye kandi naranahabaye igihe kinini ndabakunda cyane rero urukundo mu nkunda nanjye ndarubakunda n'ibinkundire nzaza gutaha ndakwishyurira indege ngaho se amonega none urajya hagati ambwira ngo fata akamoto utaye ndakwishyurira ugende ubugane uzogende kubera ko baramukunda uzashyire mu gikapu mwana nigeze gupostinga ifoto ndi ku kibuga cy'indege i Burundi ubwo naherukagayo nyine kumwopostinga agafoto ka kera abarundi baranyandikira kubera iki utatubwiye ngo tuze kukwakira nyine banyeretse urukundo ndavuga se byakoze Kristo nanjye buriya nkunda ukuntu abarundi babana mani wese urimo mani wowe ntabwo urimo abarundi kazi ndamenya umuceri hasi ushatse kuvuga abarundi kazi ntuvuge hari n'inkuru numvise y'umuririmbyi kazi witwa Moni Frere ngo babirimo neza turabumena umuceri none umufite uyu mukobwa yarakuri
yasubiriye gushinga cano ku masitati uraba sitati za David ntashobora ariko se jewe umwana yakoze indirimbo nziza kandi ndi umunyamakuru nkwiriye gupromotinga umuntu wakoze moni yawe turagusuhuje ikigaragara cyo harimo akantu kuko kuva mu gatondo gushika mu ijoro uyu muhungu ntabwo ajya yiba ahubwo Kristo karamuriye akantu ko kari akantu cyangwa muga ariko rero ngerageza kubalansinga akantu ka mbere ku wa mbere postinga Monia kwa kabiri nka postinga Kristo kuko Kristo ntazo nabukira simperutse kuri sitati yawe Dadi ntabwo kubibona ntabwo mperukanye ubwo mwaramborotse muri babiri rero oya twisoreze ikiganiro twisoreze ikiganiro amajambo ya muntu niyo yavamo ariko nitwasoza ntamamaje Derek ukuntu umuntu akubona ukuntu nje ngubona abantu ntibanyumve nabi rero akora handsome uri umuhungu mwiza ko yarabivuga nkahita numva isoni zirazaho nta umuntu akibaza kubera ko numvise ngo hari ukuntu nyene ushaka guhura n'umuntu ukamukunda Derek nta mukobwa aragupropoza ngo mukundane wowe uri en couple uranyinjiriye cyane ntabwo kambanze ndebe ku ruhande kugira ngo utabeshye tuze n'umuceri namutije ugutwi uranyinjiriye nk'ubu James mfite amamesaje y'abakobwa mu telefone duhuze na Derek ndamukunda mani ikibazo mbajije si ubwo umukobwa urampropoza ngo dukundane arakubwira ati genda gukunda tujye mu rukundo barahari ntabwo byabura kabisa ntabwo nakubeshya ubyifata mu gute rero mu gihe ubonye nk'umukobwa agutumbira avuga ati Julie Derek ndagukunda ndumva ashaka ko dusohokana bimwe mu bintu abakobwa batinya no gukora mwumva ko ari amahano aba yakoze malgré tout aba ari urukundo rumurimo akaza akagutumbira byakira gute kuvuga ngo nge hari umutante twabanaga yakundaga kumbwira ijambo kandi nanjye ryankuriyemo numva koko ari ijambo ryiza yarambwira ntuzigere ubeshya umuntu ko umukunda urumva ntuzigere ubeshya umuntu ko umukunda iryo jambo rero ndigenderaho iyo bimporopoje kandi nzi ko bidashoboka ubwiza ukuri ntabwo nakurerega ngo urumva gutya na gutya ndabwira ntabwo bishoboka hari abatipe nka ba Dadi umukobwa ashaka kuza afise n'undi akavuga ati imboga iranyizaniye imboga iraje sishobora kugukatira ngo ndagusubize arya abatipe babitaga arya bigenze turakubwira ahubwo ikibazo ni kimwe buriya urancitse nari ngiye kubanza kumubaza ariko twikomereze oya nabanza sizi oya icyo kintu tuzarondera n'ikindi njye ntabwo ari buncike banza umbwire wowe bigenze ute iyo byagenze bitari baporopoje se ayo marwe ko ntarayabona abandi bana barayafite je nayo ndabona abana ubwo nyine utwimye amakuru umugabo uri en couple yego okay imagine so guys abantu mwaramunesha umutwe munyandikira ngo duze na Derek harimo Sandra ikanombe turagusuhuje pole cyane Sandra kabisa kumwakiriye nkaho muzi Sanga baziranye oya Derek ndamuzi man ntabwo dukora interview bushize ntabwo yarahari ase yarari Burundi wari Burundi mu kiganiro twakoze umukobwa w'inzobe waje umukobwa wese witwa Sandra turamusuhuje okay mukobwa wese twa Sandra bikanombe turamusuhuje kandi tumuhe kwihangana kuko urumva ko ari yanku reka ego ba dushimire Krista kabisa ngereka mushimire imbere ya kamera n'umushiti wanjye mufata nka sister imuhamagara sister nawe akamugara bro sibyo reka tubishyire hanze n'abantu babimenye mu by'ukuri yambereye nka sister ndabyibuka uwandika muri comment bwa mbere kiri Bujumbura ambwira ati ndashaka tuzakorana interview nyine urananyandikira kuri Instagram n'umuntu uri kuru cyane mu mushyigikire ntuva udakoze subscribe umva kwanza Derek abivuze nabi je nabonye iryo ndirimbo urumva ndayikunze oya nta cica nk'irungu ndangije nja muri hari akantu rero usanga hariho izina ry'umuntu hasi ndangije ca ndarifata ndabagarira izina reka ndabe ko ryo bari basi kuri Instagram cyangwa kuri Facebook kubw'amahirwe ndaribona ca ndamwandika nga bro indirimbo wakoze imeze neza nk'ikiganiro so reka tugushimire cyane ko wemeye ko tuganira Derek na Dadi nubwo twinjiriye byari biryoshye urumva ntago nagombaga kubacaho ko n'umwe nasanga umugabo mubonye nari mukeneye mubonye nari mukeneye yashize ariko no kuvumba yabyemeye kandi no kuvumba ni sawa hari umuntu wakoze
ihame ryo n'igikara kuvumba aragiye kureba inzoka ihame ryo kuvumba rimeze rite ihame ryo kubumba nuko buriya yaka ni yaka iyo wavumbye ntabwo uvuga cyane kabanze mwe no ku mazi urakoze waje kubumba twigomere ntabwo ari ikiganiro kwavana tutamuhaye ntabwo byari gukunda ikibazo ni uko nshobora kuba navuze menshi kandi ndi umuvumbyi tuzabikata ibyo twabonye abavuze byinshi tuzobikuramo ariko ntidushaka kubikuramo reka mbashimire cyane ko mwemeye ko tuganira ndabikunda cyane kuvuga ko ari iby'agaciro ni amahirwe mba nagiriye kubaronka ngo tuganire kandi ndabizi ko munshigikiye ndabizi ko munshigikiye ibikorwa byanje niyo mpamvu mba nabarondeye reka mvuge ngo basi imana nidushoboza tuzohurira mu Burundi de ndabizi tuzohurira mu Burundi hashye ko tuzakomeza tunahure na hano i Kigali ukiri muri urateganya gusubira i Burundi ryari iki ni ikibazo kumbaza inyuma ya kamera kuko kubera impamvu ariko igihe kinanjye ntakimubajije yanga kumpa amakuru ndanyane turacyagukeneye gusubirayo ni vuba ndashaka kwanza kubanza gukorana n'abimvyi bo ngaha n'abandi kugira ngo basi ngende ntahe muhira nongani wacu bede nongani wacu nari babwiye ko mama wanje ari umunyarwandakazi gusa kwanje ni umurundi urumva dutandukanye na Derike gato nanje wenda gato turimo gusezerana nuko mu minsi iri imbere ndibuze gushyira hanze indirimbo nshyashya kantu ndagakata korabo mu kwa gatanu video ndahita hanze nande ni umutipu mu diaspora bita ngaho nyumvira mva Alan Best kuri Instagram mu cameraman wanjye witwa nde ubwo nawe uracyamena umuceri Bin Alan Best ego ba hagiye bisoma gute nubwo ntashobora no kubyandika ariko wenda ikindi nuko nanjye nshimira abantu bose bashyigikiye Krista bagashyigikiye ni Channel TV nshyashya kabisa ndi mu bantu BCTV show bakore subscribe ndi mu bantu bayipushinze uko nari nshoboye nanashimira abanyarwanda muri rusange abarundi muri rusange abantu bose hirya y'igihugu muri Afrika ndetse no muri Amerika Asia Europe ko bashyigikira ibikorwa byacu by'abanyafrika nyemerera mbanze vuga kana nibagiwe ndashaka gushimira abanyamakuru b'i Burundi by'umwihariko aba promoter ewana baramfashije ku buryo ntabikekaga narabyukaga nkasanga banyanditseho inkuru abyuka umuntu akanyereza ka audio harimo barakina indirimbo zanjye bamvugaho man thank you so much aho muri hose ndabashimiye Imana ibaho umugisha akodera ibyo bintu byaje nyuma y'ikiganiro twakoranye kuri Bujahid niyo mpamvu nabanje kugushimira bura ntabwo wamushyizemo ntabwo ari kumushyira sinamushimiye niwe wahereyeho niwe nahereye none namuhaye ibyubahiro umushimiro reka tubashimire cyane tuyibutsa gukora subscribe sharing ikiganiro wowe wagitanguye kiraba gihereza undi nawe akirabe kugira muri bwa bumwe mu rwa rukundo dushigikirane mbibutsa ko turacari bashasha aho ubona bitagenda neza twandikiye muri comment hariyo nimero utubwire uti muhindura ha mukuru kugira ngo ibiganiro bize birabashikira bimeze neza mwakoze cyane nahagaruka thank you so much